amadini aratandukanye ariko umugambi nawo ni umwe gukorera Imana nako ni ugukorera abantu uyobora abantu mu murongo Imana ishaka reka mbyite gukorera Imana nayo noneho usibye bamwe barengwa baba bakorera Imana bageraho nabo bakaba Imana ariko icyo bivuze ni ukubeshya baba babeshya ariko twese turi abantu b'Imana kandi banatubwira ko Imana ntirenganya ntisumbanya nta kuntu rero we yakugira nkayo yewe kansiga hari abantu bimaze igihe kinini abantu bakaza kambwira ngo bamfitiye ubutumwa nk'abakira na vuba aha ngaha ntabwo ari kera bambwira ko Imana yabatumye mbatega amatwi ariko nubwo mbatega amatwi ntabwo mbemera ndetse simbibabwira ariko bavaho bazi ngo ndavuga ngo urabeshya uri umunyakinyoma impamvu ni imwe uje ukanyigisha imico myiza ibitekerezo byiza ndetse ukaba wanambwira aho nkosheje ukanyereka uburyo ubwo ari bwo ibyo nabyakira neza tukabigira n'impaka ndetse wenda nkaza kugeraho numva koko uri mukuri bigatuma nakubwira ko nemeranya nawe ndetse nkaba nahindura agiye uko natekerezaga cyangwa ibyo nakoraga ariko uje umbwira ngo watumwe n'Imana mu bo Imana yatuma mu by'ukuri n'igihe abanza guhera kuko mujya kuntora kuba umuyobozi wa RPF nkoresheje n'ururimi rwabo amagambo yabo ni ukuvuga ngo Imana yarabakoresheje murantora none se ari uko bimeze kuki ari mwe yatuma kandi ntintume cyangwa ntimbwire ibyo rero bimwe nahindi bubigereho ariko kambirangiriza hano mujya kuko bijyanye n'umuco wa RPF na politiki ya RPF ntimugashukike uburyo bworoshye uyu muntu agushuka ugatwarwa ugakurikira ntabwo ugera kure utarahura n'ikibazo uburyo rero budasanzwe dukoresha
haba muri RPF cyangwa ndetse no mu mikorere yacu muri rusange mu gihugu, niyo yatugeza kure. Naho iteka igihe cyose gukurikiza amabwiriza, kuvuga ngo hariya babigenza batya, mu kindi gihugu babigenza batya, natwe reka bari ko tubigenza, cyangwa babigenzaga batya, hano nuko bigomba kugenda, ibihinduka. Ndetse natwe ubwo n'ibyo twavuze ngo tuzadukora gutya, ni ibintu bigenda bihinduka, ni ibintu biri dynamic, kuko twaba dukora ubu biri no mu mategeko. Iyo dusanze bitajyana n'igihe cyangwa bitajyana n'inyungu z'igihugu, z'abaturage b'u Rwanda, n'iki, dushaka ko tubihindura, cyangwa se tugakoresha ubundi buryo butari no muri ayo mategeko, cyangwa se butabuzwa n'ayo mategeko, kugira ngo tugere ku nyungu z'igihugu. Unconventional methods. Unconventional methods zizageza u Rwanda kure. Ntabwo mvuze ngo conventional methods tuziveho, uburyo busanzwe bumenyerewe ndetse wenda abantu banemeje baganiriye, ntabwo mvuze ngo tubiveho, oya. Icyo mvuze ni ukuvuga ngo dukwiye kurenzaho, ntabwo twagumaho, ntabwo twaba ingwate, dukwiye kurenzaho tugakora ibindi. Niko igihugu cy'u Rwanda, imiterere yacyo, ubudasa bw'igihugu, nicyo bidusaba. Ni nayo mpamvu rero twifuza imbaraga, ubushobozi, ubumenyi bwa buri wese, n'uwo twaba tutavuga rumwe, n'uwo twaba tudahuje imyumvire, tugomba kugira aho duhurira. Niyo mpamvu mbashimira abo tudakora bimwe, abo tutumva kimwe, ariko twatumiye mukaba mwitabiriye ubutumire bwacu. Iminsi ibaye myinshi rero, igihugu cyacu twaraheranywe na COVID-19. Hari abacu yahitanye batari bake, ibyo navuga ko ari bisanzwe, abantu ko bagera igihe cyabo. Ariko kandi nagira ngo mbashimire ukuntu abantu bose, igihugu cyose cyabyifashemo, uburyo twakoresheje, ndetse nabwo navuga ko hari ibintu bimwe bidasanzwe twakoresheje, kubera ko iki cyorezo cyaraje gisakara isi yose, ndetse gitungura buri wese ku isi aho ariho hose.
n'aba bandi twari tumenyereye ko aribo bagira ibisubizo bya buri kintu nabo byarabagoye. Ubwo ibyo nabyo byabaye nk'icyiza mu kibi. Icyiza mu kibi kuvuga ngo icyiza cyavuyemo twararinganiye. Byabaye nka bya bindi by'uko dukwiriye kuba tungana turinganiye imbere y'Imana. Icyorezo nacyo cyaraje mu buryo bwacyo kiraturinganiza. N'aba bandi twayaga tugana bafite ibisubizo bya buri kintu twasanze byabagoye. N'ubu biracyakomeza. Imyifatire yacu, imikorere yacu nibyo bizakomeza nabyo kudufasha guhangana n'icyorezo kigikomeza cyangwa se ibindi bizaza nabyo cyangwa ibindi bizashimikiraho. Niyo mpamvu nibutsa nsubira ku bintu by'imikorere, imikoranire, uburyo budasanzwe dusabwa kugira ngo tubeho. Tugiye gukora nk'uko abandi bakora cyangwa mu buryo busanzwe cyangwa ntabwo dushobora kuba tutari aha turi. Kaba karatubayeho kera. Iki gihugu gishobora kuba kitariho uko kimeze ubu iyo biza kuba iby'uko dukora gusa mu buryo busanzwe, tutagira byinshi twisaba, buri umwe asaba undi, tugashyira hamwe n'imitekerereze itandukanye. Muri icyo cyorezo no kurwana nacyo, ubu u Rwanda turi hafi kugera ku rwego aho dukora urukingo rujyanye n'icyo cyorezo, n'iyo ndwara. Ariko urwo rukingo cyangwa se ubwo bushobozi bwo gukora urwo rukingo bufitemo n'ubushobozi bwo gukora n'ibindi bihangana n'ibindi bibazo. Hanyuma icyorezo cyahitanye ubukungu, cyarabuzahaje cyane. Ubukungu bw'igihugu bwacu, ubukungu bwacu bwarazahaye, n'ubukungu ku isi hose nabwo bimera gutyo. Ariko natwe twese hano ibyo dushinzwe n'iby'ubukungu bwacu, tutibagiwe uko dukorana n'ibindi bihugu. Maze rero ibyo navugaga, no mu kibi havamo icyiza. Ibyo byose byabaye. Ubundi biba bikwiriye ikikubayeho cyose kiba kiguye kuba kiguhwitura, ugatangira gutekereza. Ariko icyorezo uko cyaje, abantu bakajya muri lockdown, ibintu bigahagarara, nta bintu biva hanze twari tumenyereye gukoresha, nta bintu bisohoka, nta kwifungiranye mbese. Ngo bivuze ngo bikwiye kuba bidukangura ku buryo buvuga ngo ariko nihaza ikindi nk'iki cyangwa kirushijeho no kuba gikomeye.
ukwiye gusubiza amaso inyuma ukavuga utari ku byo ubushobozi tudafite ubundi kuki tutabushaka kugira ngo ikindi kizajya kuza gisanzwe dufite ubwo bushobozi. Ubwo ndagana ariko ubwo ibyo mvuga bifitanye isano n'ibindi biba ahandi ndetse n'ibyiyongereye kuri icyo cyorezo. Niba hajemo intambara ari ibihugu duturanye, ari noneho no hirya cyane mahanga, izi ntambara za Ukraine, Russia, wajya kuba ushaka kumenya ibyabyo bakakubwira bati n'ahandi no muri Aziya hari ibindi bigiye kuvuka, waba ugitekereza utya batari ko mu burengerazuba bwa Afurika ibintu bimeze gutya, waba ukigira utya bati n'Uburayi bwose bumaze kugira ibibazo kubera intambara, urumva isi yose ikaba ibaye ibibazo. Ariko si ibyo gusa, nk'ubu natwe mu bandi benshi iyo ntambara yo Russia na Ukraine, murabizi ibintu byavagayo, ingano, ibindi biribwa byinshi, ifumbire dukoresha mu buhinzi n'ibindi, bisa n'ibyateye ikibazo ku isi hose. Ubundi abantu bakora nkatwe bakwiriye kuba bakora nkatwe nk'u Rwanda, uko twiyemeje bya bindi navugaga. Ibyo biba bikwiye kudukangura bikongera mu zindi mbaraga twari dusanzwe dukoresha, kavuga ariko murabizi ubundi njya kugira ikibazo cy'ingano ziva Ukraine, kuki tudahinga bihagije ku buryo umusaruro w'ibyo dukeneye w'ibyo kurya w'iki uba uhagije, ntibizabe ko habaye ikibazo muri Ukraine ubwo tugiye kwicwa n'inzara turapfuye. Kuki ibyo bidahera ko bijya mu mutwe wacu tukibaza icyo kibazo, noneho bigatuma imikorere ibyo dukora bigana muri iyo nzira yo gushakisha uko ntihaba ikindi kibazo, tutazicwa n'inzara, tutazabura ifumbire, tutazabura ibyo ari byo byose. Ubwo bivuze ngo tuributswa ibyo dukwiriye kuba dukora n'ibibazo tureba turi imbere kandi byavuyemo ibitugiraho ingaruka tuzi. Niyo mpamvu twatekereje gukora urukingo cyangwa n'indi miti. Twakanguwe no kuvuga ngo ariko ubushize erega murabizi igihe urukingo rwari rukimara, mbere nta rukingo rwari ruhari, aho rubonekeye ba nyirabyo nyine baravuga ati mwe mutegereje tubanze, baratubwira ni nko kutubwira ngo erega ntidusa, mwebwe abasa namwe nimwe mutegereje, tuzabageraho nitumara guhaga, nitumara ibyo byose kuki abantu batabivanamo isomo. Hari ibyo by'inkingo, hari ibyo by'ibyo kurya, hari ibyo navugaga ku bituruka muri Ukraine, hari
ifumbire hari n'ibindi dukoresha ariko noneho RPF ndagaruka mu Rwanda government leta y'u Rwanda abanyarwanda private sector abikorera ndetse n'ab'izindi nzego n'ab'amadini bose badufasha mu nyigisho zo tugashyira iruhande imico mibi twibanira nayo ndetse abanyamadini bahora basubiramo batubwira ibidakwiye gukoreka tukabishyira iruhande tukabivaho tukajya erega ku bijyanye n'ubuzima bwacu ibyo bijyanye n'ubuzima bwacu ubuzima bw'igihugu bw'abantu nakweretse ko biva ku Rwanda bikagera ku isi hose ariko ibibazo iyo biri ku isi hose wowe uba ureba ibyawe abawe kugira ngo ushobore kubinyuramo ibyo dukora rero n'imikorere ni ibintu bigomba guhora bihinduka biganisha aho ngaho bishaka igisubizo cy'ibibazo by'ubuzima busanzwe n'ibindi byavutse tutari tumenyereye bidasanzwe niko bigomba kugenda nta kundi niba dushaka kubaho niba dushaka kuba uko twifuza kubaho neza kandi hari ingero nyinshi zimaze kugaragara ko bishoboka ko dushobora kugera aho twivana tukagera aho twigeza ntabwo bipfa kuba gusa ntabwo ari ikintu bucya ukaba wageze ku cyo wifuza ntabwo ariko bigenda uragikorera uragiharanira byaba ngombwa ko ari ijoro hari bimaze kugaragara igihugu ntabwo kigeze aho kigeze ubu abantu baza bagatangara batari bagera mu Rwanda ngira ngo twebwe ba nyirarwo nitwe wenda tutanabizi ariko abandi baraza bakavuga ati ariko uru ni u Rwanda ruvuye hahandi twumvise cyangwa twayaga twumva kubera ko hari ibyakozwe ndashaka kubikoresha nk'urugero rero rw'ibishoboka n'ibindi byakorwa kuko nubwo abantu bakwishimira ko hari aho tugeze muri ibyo mu by'ukuri ntaho turagera ni nko kuba tuvuye aha aho dushaka kugera ari hano ariko aho turi ari aha twareba abandi ndetse tugasanga bari aha ubwo se wareba gusa inyuma ukabona ko hari abakuri inyuma ibyo bikaba birahagije ukishima ngira ngo twebwe icyo dukora dukomeza tureba imbere urugendo dusigaranye kugera ahandi ibyo byabasigaye inyuma bandi ntabwo byaba urugero rwiza nta n'ubu ukwiriye kurebayo rero ibyo byose impamvu bitatwibutsa bitanadusaba ko duhinduka tugahinduka abangiza barangara bakora ubusa abayobozi bagenda bakabyimba bakangana ndetse ntibibe bityo gusa warangiza ubwo buremere bwawe
ukagira abo ugomba kubutereka ku mitwe wese akamenya ko kanaka ageze aha abantu bose bagomba guhagarika ibyo bakoraga abo usanze ahantu hatangwa za serivisi ukaza ureza agatuza ukanyura ku bandi bose bahereye mu gitondo bahagaze ku murongo ukaza ibyo ni ibya kera nari nzi ko tugomba kubisiga inyuma ariko biracyaza ibyo ni ibya kera bya bindi byaba uzi ico ndico numvise ko hari uwabahaye igisubizo cyiza arabura ngo uri ico ntazi yes ukora ibyo aba ari ico ntazi mubihagarike mubiveho ibibazo dufite guhangana nabyo aho tujya ibyo dushaka kugeraho birenze ibyo inshuro nyinshi ntabwo ikibazo cyawe gikwiye kwikorerwa n'abandi bantu abo wari ukwiye kubaho gufatanya nabo cyangwa ufasha kugira ngo ibibazo dufite bikemuke niba ushaka serivisi ahantu ubundi n'iyo mirongo yari ikwiye kuba dushaka uburyo icika abantu bakabona serivisi batagombye kujya gutora umurongo ariko niba habaye gutonda umurongo buri wese awutonde cyangwa se kubera kuri igitangaza hari uburyo wakwishyura ntabwo ari bituga mvuga ntabwo ari ugutuga hari charges abantu bashyira kuri serivisi hari icyo bashyiraho kugira ngo ukibone mu buryo bwihuse wishyure ariko utagombye kujya kunyura kuba ari ku murongo ibyo mvuga ntabwo rero ari amagambo gusa dukwiye no kujya dusuzuma buri gihe imikorere yacu imico muri iyo mikorere yacu ku buryo tunabihindura ntabwo ari ukubisuzuma gusa bigomba guhinduka byanze bikunze igihe cyose twahuye n'abayobozi aho duhurira hose mu nama y'abaminisitiri haba izindi nama ngirana n'abandi bayobozi hareba inzego z'umutekano abajenerali mu gisirikare nta na rimwe nibagirwa kubibutsa icyo ngicyo ariko bimaze kumera nk'indirimbo rimwe na rimwe umuntu akavuga kandi abantu bakemeranya nawe ko ariko bikwiriye kugenda ndetse bagatanga n'ibitekerezo byiza yongera ku nama abagiraga cyangwa n'abagishaga ariko abantu basohoka bajya hanze mu mirimo bigasa nk'aho nta cyabaye nta kiganiro kigeze kiba nta nama twagiye nta mikorere mizima
tuzi tugomba gukurikiza, ntabwo ari ukubikorera, ntabwo ari gukora bizima cyangwa gukora uko bikwiye kubera ko hari ushaka gushimisha. Igihugu cyacu bya bibazo navugaga kugira ngo bikemuke, ibyo ni byo bidusaba. Ntabwo ari ikintu gikomeye kigoranye kumva. Abantu gusa bahora barwana n'imitima yabo hagati yo kumva ibikwiriye gukorwa n'inyungu zabo bwite. Hahora hari intambara. Asanga abantu benshi icyo kibi nicyo kiganza kinesha imitima yabo. Ibyo bye birangoye guhora ndwana n'imitima y'abantu. Ntabwo nabishobora, nta bushobozi mfite. Nimwe mufite ubushobozi bw'ibiri mu mitima yanyu, n'ibyo navuze mbere, n'Imana yanyu, namwe nimwe mushoboye icyo kibazo. Ntacyo nakorera imitima y'abantu cyangwa ubwenge bw'abantu bitajyamo. Ntabwo rwose birenze domaine yanjye, birenze ubushobozi bwanjye. Ariko kubera nanone twese icyo duhuriyeho n'iki gihugu, kubera inshingano dufite, ntabwo twaterera iyo ngo tuvuge ngo reka ibintu byose umuntu yikorera ibyo ashaka n'umutima we n'Imana ye. Ibyo haba chaos. Ubwo ushaka chaos, ntabwo chaos ikemura ibibazo na rimwe. Hagomba kubaho rero uburyo bwo gukurikirana, uburyo guhagarika ibyo ngibyo bibi biba bidakwiriye kuba, kuko biratwangiriza, twangiriza twese, byangiriza igihugu. Ntabwo twese twahinduka abagomba gukorera umutima wawe, inda yawe idahaga. Ntabwo ibyo ngibyo bibaho. Ubwo havamo guhangana. Ikibi kigahangana n'icyiza. Icyiza kigomba gutsinda. Ntabwo abakozi b'ikibi ari bo batsinda. Hari aho biba, hari aho byabaye. Ibyo ntibindeba. Ibindeba ni ibyaha ngaha iwacu mu Rwanda, mu Banyarwanda tuyobora. Inkozi z'ibibi rero zihanwa, zingingwa, zigira zite, zikanga, zo zigakomeza. Ntabwo zishobora gutsinda.
ariko ndabivuga nifuza cyangwa nibwira ko n'abandi ariko babyumva, namwe mwese ariko mubyumva. ariko kibi cyahora kigaruka kigenda kikagaruka kikajya mu nzego za leta, mu kibuga nubwo bivuga ntabwo ari byinshi cyane, abantu ko icyiza kiracyatsinda, ariko ikibi iyo gikomeje kigakomeza no mu bantu bamwe bakagikomeza, ubu ni ukuvuga ngo kirashaka kwiganza. Iyo usubiye inyuma ho gato, iyo ucitse intege ho gato, kiriganza. ntabwo rero bishoboka. Mu byo navuga ngo dusuzume, twasuzumye n'ubundi n'ikindi gihe, n'uyu ni umwanya wabyo. Ibi mumenyereye byo inkozi z'ibibi ku kazi mu nzego za leta bamubaza bati ibi, naho kugira ngo asubize akabanza kuvuga, gutekereza uwamureze ninde wagiye kubivuga, ahubwo ninde udakwiye kubivuga. Impamvu abantu batabivuga bakabikuvanamo, ugakunda bikakuvamo. Ikibazo ntabwo ari nde wagiye kubivuga, no, wakoze ibiki, wakoze ibyiki, bisobanure. Bisubize. So accountability. Za ntego zacu eshatu, cya mbere ubu nibyo mvuga, igihugu cyacu tugakora, tugafatanya gukorera igihugu cyacu tukakigeza kure. Ubwo bumwe budushyira hamwe mu bikorere ni ngombwa. Cya kabiri, accountability, ni ugusubiza ibyo ukora. Ntiwakoze ibibi, byumve nawe ko ari bibi, kandi abantu baba babyumva. Ubikosore bitarabigera na kure. Abonye amahirwe rimwe, wabwiwe. Abonye ubwa kabiri, wabwiwe. Kuki ugomba gutegereza andi mahirwe ya gatatu ukora cya kibi abantu bakubwira buri munsi? Biba bivuze iki? Cyangwa ubona ko abantu bakugira bati ntabwo wari wabivuze, wari wagiye kubivuga, si cyo kibazo. Ahubwo ikibazo kiba kutabivuga. Bagenzi bawe bakakubona wangiza, ntagire ukubwira ati sigaho. Niyo we yaba atakigiyemo icyo kibi ngo agikore, ntakubwira ati sigaho, kubera ko ntibikwiye kuba bikora. Ariko icyo bivuze ni ukuvuga ngo wa wundi nawe wenda nuko azi umunsi ukurikiyeho ko nawe azabikora.
niyo mpamvu atakubwira. Ariko niba ubona ikintu ko atari cyo kidakwiye, wabuzwa n'iki kugira icyo uvuga? Iyo conspiracy in silence ivuze iki? Ijyanye ite n'intego zacu n'ibyo tuvuga? Tugeza he? Buri munsi murabibona mubyumva ku maradiyo, mubyumva hehe, kumva minisitiri, abajyanama ba leta iki beguye, bafashwe, ubu rero bisigaye imico tugomba gushaka uburyo ubwo aribwo bwose dukomeza kubirwanya. Hari ubwo rero umuntu yibwiraga ati ni ba basaza bakuriye muri politike mbi bagira imico mibi niba bakora. No, bisigayemo bikorwa n'abana. Ndashaka kubwira urubyiruko ruri hano, urubyiruko ruri hano dukwiye kumenya ngo tubatezeho byinshi. Icyo gihugu cy'ejo, izo mbaraga hano z'uyu munsi, reka namwe mwajya mu mico mibi nk'iyo gute? Kuki tudashaka uburyo dukora neza, dukora ibintu bizima, ufite ikibazo tukamufasha, ariko ibintu byo kuko iyo ukoze ibintu nk'ibyo mu nzego z'ubuyobozi, ntabwo ari ikibi gusa ukoze, niba ari ibyo wibye, niba ari ibyo wageze gute, ariko hari n'icyo cyizere umuryango nyarwanda wari ukwiye kuba uguha, cyangwa ufite icyo cyizere ubundi ufite, cyangwa wari ukwiye kuba uhabwa pe, uracyanze, urakijugunye, ugitaye aho ushaka kugita. Koko birenze ibyo byo gusa amafaranga wanyereje cyangwa iki. Icyizere kigomba kujyana n'ubuyobozi. Byagenze gute? Buriya hari bamwe nganira namwe one on one nkababwira, ariko aho wahereye, ibyo umaze kugira wagabanyije, wahinduye, bitarakugeza kure, nkabwira umuntu ejo ukongera nkamubwira. Ariko iyo ukomeje ubwo koko uba ushaka iki? Kandi wibuka ngo uri mu buyobozi, ufite inshingano z'ubuyobozi. Akaba nabumbaza, ariko buriya koko ibi wagiyemo, niba ari n'amafaranga wanyereje wibye, ubu iyo utayabona wapfaga. Ubu iyo uramuka utayibye wajyaga kuba iki?
ubu kandi abo biba ubundi ni nabo bafite abaturage bacu tuyobora birirwa biyuhakuya bakora bagahera saa 12 saa 11 za mu gitondo bakageza za nimugoroba ntabwo bajya muri ibyo ariko sinzi indwara barimo rwose abantu ndetse bicaye bakigenera ibyo bigenera bazajya babona buri kwezi bazajya bagera bate ubu imisoro y'abantu bose ikabanza igatuza imitima yabo hamwe kugira ngo tugire amahoro buri wese akabanza akishyurwa kugira ngo bataduteza ibibazo akaba ariwe usubira inyuma akora ibintu nk'ibi kuva hamwe kugera ahandi kuva kuri kimwe ni umururumba ni ukudahaga ni ukutanyurwa ariko hejuru y'ibyo ndabizi ko atari twese tubirimo uko turi aha ndetse abitwa ko batabirimo ndibwira ko ari bo benshi ariko murabibona murabizi mugaceceka koko nta soni ukagira isoni zo kwerekana ikibi cyangwa kugihagarika cyangwa kubwira uwo wakibonyeho ukamubwira uti sigaho waba wananiwe kubibwira ukabibwira abandi ukavuga uti ariko aha ngaha uyu muntu arangiza aratwangiriza byaba byamenyekanye ikibazo kikaba ngo wabivuze ninde we kuki atari wowe bivuga niba utabikora kuki atari wowe bivuga cyangwa kuki udahangara uwo ukamubwira uti sigaho ntabwo ari byo ibi ni isomo twahora dusubiramo buri munsi bitagira aho bigarukira hari abiyemeje kuvuga ngo mwe mujye muvuga gusa twe ibyacu kandi bazi ko ari abanyabwenge bazi ko ari ibitangaza bazi ko ibyo nabyo nibyo abantu bahinduye ngo mujya mu bintu byo kuba smart ubwo ari smart bivuze iki imico mibi mukabana nayo mukanga guhinduka koko ariko reka mbabwire njye keretse ibyo ntamenye ntawe urusimbuka